kuki watwaye umugabo w'abandi wakana we no kubera iki narababwiye ngo ndi umuhannye nubwo abagukoreye ibyo ngibyo atari jewe ariko n'umuco wo gutwara umugabo w'abandi ntabwo ari byiza kuko biri kugaragara ko uwakugiriyeyo nawe hari icyo wamukoreye none kuki wabikora ko n'iyo ndo twita atari iy'umugabo wawe ahubwo ari iy'umugabo w'abandi watwaye mana yanjye ubuse ari nayo mpamvu ubona hari igihe iceceka umwana ntabone kuko bari uriya muntu watwariye umugabo yari afite gahunda yo kugira ngo iyo guhitane. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye natwe tumeze neza turi amahoro. Uyu munsi nta bintu byinshi ndi buvuge kubera ko muri kubibona ko ndi kumwe na Farida. Ntago ndiwe mu rugo ntago namusanze mu rugo kubw'impamvu ari buze kudusobanurira nanjye narenze ko ari mu rugo ariko andangira ahandi hantu ari muri za Remera niho namusanze niho arwariye. Ubwo rero nje kumusura kugira ngo ndebe uko ameze ariko hari n'umuganga uri bumuvure kugira ngo abashe gukira kubera ko amaze igihe kinini arwaye kinini kandi cyane haribwa amerewe nabi. Uyu munsi rero navuze nireka dukora iyo bwabaga n'inshuti n'abavandimwe turebe ko twabasha kumuvuza akaba nawe yakira akaba yakongera kugira ubuzima buzima akaba yakongera kubaho ataribwa mu mubiri. Hari abantu rero bagiye batandukanye hari inshuti nukuri hari abavandimwe bagerageje kugira ubwitange babasha kugira ubwitange batanga kugira ngo Farida abashe kubona umuganga ariko ntago ari amafaranga yose muganga turi bumuhe kuko ntago amafaranga yose yabashije kuboneka ariko muganga yemeye ko tumuha make andi tukazayamuha yarakize. Rero Farida turi kumwe na mbanje kubasobanurira nyine yihangane mu buribwe afite n'imbaraga nke afite ariko mu kanya byose birarangira ndabizi neza ko ari buze gukira. Mikoro nushaka ko nifata yewe cyane nta kibazo. Meze utese Farida nyine uko nyine ubibona ariko ukundi ni kwa kundi umwana ameze ate mu nda noneho kugeza kuri ubu biragoye akina rimwe na rimwe yego nta kindi kibazo uragira nacyo mu nda uretse wenda ko umwana adakina ni kwa kundi pe no kuribwa nta kiragabanuka rero babagira neza bakusanyije kugira ngo bashe kuvurwa. Urabizi hari ikiganiro twakoze urwaye hari abantu rero ni ukuri bagira imitima y'imbabazi bagufashije baravuga bati ninjye bayahaye bambwira ko nyine bifuza ko bakuvura ariko muganga yaduciye amafaranga menshi yose ntabwo yabashije kuboneka ariko nizeye yuko Imana nikora ibyo bitangaza ugakira nande tuzayabona. Muganga agiye kukuvura sibyo ukire agiye kuza hano uye ntagaze arakuvura kuri telefone yego. Rero komeze kwihangana nizere ko ubasha kuvuga kugira ngo ubashe kumusobanurira ndagerageza aho kubabara nyine ukomeze mu mubiri kugira ngo ubashe kubimusobanurira nawe abyumve abone uko agufasha sibyo yego. Kiye kumuvugisha kuri telefone Farida ararwaye ubu ngubu ntabyo kujya kumubwira ibintu byinshi ngo byaraki keretse wenda nabasha koroherwa nibwo umuntu yabimubwira ariko ubu umuntu aracyarembye ntabwo bamujyana mu bintu byinshi. Muhamagare twumve. Aba yabikiheba reka muhamagare aragufasha nk'umuntu rwose aragufasha nk'umuntu maze kwiheba ndumva nta gukira guhari maze kwirambirwa pe Imana itabarira nyine ku munota wa nyuma maze
amaze kwiheba pe adufasha yitabe. Yego muga. Mwiriwe neza ni amahoro mwana wanjye. Mwiriwe. Yego turaho Imana y'u Rwanda iratwite. Nari ndi kumwe na wa murwayi. Yego. Ubwo nagira ngo agusobanurire nubwo nabigusobanuriye uburyo amerewe ariko nawe abigusobanurire kugira ngo ubashe kugira icyo umufasha umuvure kuko aracyaribwa cyane. Aribwa bikabije pe. Aro neza. uraho neza muga. Numva ko kari gakeya mwana wanjye jya kwa jya rabia. Ndarwaye. Ndakira se uko kamuga. Hari ibintu biba biri kugufata bikagutwika mu maguru No mu nda. ndetse bikurya mu nda rimwe na rimwe bikagaragara yuko n'inda yawe utwite yari igiye kuvamo kuko hari Oya we, oya sigaho we, umwana wanjye ndamukeneye muganga we, sigaho. Keza we, ngo umwana wanjye agiye kuvamo, mbabarira umvure navemo umwana wanjye ndakwinginze. none se kuki watwaye umugabo w'abandi wakana we no kubera iki? Narababwiye ngo ndi umuhamye nubwo abagukoreye ibyo ngibyo atari jewe ariko n'umuco wo gutwara umugabo w'abandi ntabwo ari byiza kuko biri kugaragara ko uwakugiriyeyo nawe hari icyo wamukoreye. None kuki wabikoreye? Oya, nta mugabo natwaye ni ukuri pe. Nawe njyewe rero ndi umuhamye iyo ngiye guhana umuntu niyo ngiye kukuvura ndabanza nkareba ese uwagukoreye ibyo yabigukoreye kubera iki? Nawe biragaragara ko utari shyashya wakana we, biragaragara ko utari shyashya ko n'iyo nda utwite atari iy'umugabo wawe ahubwo ari iy'umugabo w'abandi watwaye. mana yanjye ubise ari nayo mpamvu ubona hari igihe iceceka umwana ntabone kuko uriya muntu watwariye umugabo yari afite gahunda yo kugira ngo iyo guhitane. mfashe umvure naho ubundi ibyo ngibyo by'umwana na papa ndaza kubigusobanurira nyuma. Ntabwo nshaka ko umwana wanjye avamo, mfashe umvure ndakwinginze. Ibyo bya papa n'umwana ndaza kubigusobanurira nyuma ariko banza umfashe numve ko mbaye neza. Oya umwana ndagufasha nta kibazo. Uwo mwana muri kumwe none se? Yego. Watangiye kubona imbeba mu nzu ryari ukumva ibintu by'ibinyoni biri kukuvugiraho rimwe na rimwe ukumva imirindi ku nzu nyinshi ukumva inzu iri gusakambuka yagiye ukabona uri ahantu hanze kandi bwacya mu gitondo ukabona inzu irahari? Watangiye kubibona ryari? Natangiye kubibona haciyemo ukwezi n'ugushize kuva natangira kurwara. Natangiye mbona imbeba, hakurikiraho inzoka, hakurikiraho ibyo byose. Nuko nyine ariko nsigaye mfite uburibwe. Ukabona inzu yaguye. Yego nyuma nkongera nkayibona. Kandi nagitangaje mbibona ndi jyenyine. Noneho rero mfasha ndi kuribwa muganga we. ndakumva mwana wanjye. Yego. Rero ngiye kugufasha, hari amafaranga amwe uwo mwana yampaye ariko hari andi mafaranga mutampaye. Sinzi niba mara kugufasha ayo mafaranga muri bubashe kuyishyura mwabana. Ni nyira umuntu yanayashaka akayaguha akabyara we, mfashe umwana wanjye atavamo ndakwinginze noneho. none se muga ninde muntu muri kumwe aho ngaho? Turi kumwe njyewe. Turi kumwe. mana we nkumbuye kugenda ndi muzima pe. Amata y'inshyushyu. Amata y'inshyushyu. Shaka amata y'inshyushyu nurangiza uyashyire mu gikombe. Nurangiza usabe umukiriya wagiye kuko inshyushyu ni ikintu Yesu. ushakire n'ikivuguto kuko ikivuguto ni ikinani. Kinaniza abagome kikananiza abagambanyi. Iyo nshyushyu rero murayifata muyimuvubereho mu mutwe. Tuyimene mu mutwe.
uyimuvugereho urayisoma nurangiza uyimuvugereho nasomyeho umubwira ati tukuvumuye imyuka ya sekibi bakoherereza izo mbeba izo nzoka nabo bazimu bakoherereza ndetse n'ibyo bakohererezaga bigushika mu maguru kumva ibintu by'inshinge biri kukwinjiramo kumva imiriro iri kwaka mu bitugu bandi kugurumana dogiteri mukasa arabihagaritse bikujeho ayo magambo yasubiremo kandi umugabo w'abandi yatwaye mu buryo bwo kugira ngo abone inzira nziza agomba kumureka cyangwa se agashaka amafaranga tukamuha intsinzi niba ashaka kumwigarurira akamwigarurira kuko yagiye gutwara umugabo w'abandi atabanje kujya no mu bakuru ngo abaze uko bigenda asanga rero uriya mugore yari umugabo nawe ni umugore ufite imbaraga biragaragara ko yagiye mu bantu b'abaganga benshi batandukanye b'abatanzaniya n'abagande ahantu ariko umuntu w'umugore wamukoreye ibyo bintu nawe nenda kumumwereka gitoya ariko nzamumwereka ari uko mumaze kunyishyura none se hasigaye amafaranga ngahe koko mana yanjye ubwo ngubwo ayo magambo ariko urayamubwira njye sinabasha kubisubiramo ni mu mushakire icyo nta kibazo noneho mu munota tuvugane mubwire ibyo akora reka ihangane gato nyasuke mu gakombe nyajundike nyamucireho yamuvuyeho mu mutwe no mu maso noneho umubwira ati nkuvumuye imyuka ya sekibi nkuvumuye imyuka y'amahembe nkuvumuye intezi bakohereza n'ibwamikazi nkwejeje ibibi byose nkwejeje imyuka mibi bakoherezagaho wakanga biturutse ku mbaraga zabo ntabwo mbabara se ntabwo babara mwana wanjye icyo ni ikiyaga kikwezi uranyumva ashaka ariko nyine ndimo ndashya nabikoze birimo birakuvamo shaka ndimo ndashya bwamubwira kikweza abazimu kikweza intezi z'amahembe ndi gushya we ntabwo turi kukumva neza uri kuvugira kure ndi kubabwira yego ndi kukumva noneho icyo ni iyo icyo ni ikeza kimweza ibibi kimweza amahembe kimweza intezi kimweza amagini n'ibyo bohereza byose imbeba boherezaga iyo ngiyo ni intsinzi mwana wanjye noneho nyamuhaye anywe yagutumira ayamare arahita yumva icyo kintu cyamubyaga mu nda kiruhutse ndi gushya mubwira ko ndi gushya kwiza aryama iminota 30 nyuma y'iminota 30 niyumva umwana ari gukina mu nda amenye yuko ibintu bari bamuzirikishije mu nda n'ibyamuryaga byamaze kuhoka ari kugotomera ndayamara se nagutumira ayamare arimo aranywa yego nayamare none se mu yego namara kuyanywa araryama iminota 30 ikintu cyamuryaga mu nda arumva kibohotse nikimara kubohoka kirababwira yuko akize mukore ku nda ye murajya mubona umwana ari gukina muranyumva neza kandi uwo mwana ntabwo yaherukaga gukina none se ikijyanye n'umuntu wamuhumanyije ntabwo umumubwira umuntu wamuhumanyije rero ni umuntu yatwariye umugabo nabonye amazina yiwe n'isura ye ndayikorora mbona ari umugore ufite amazina Mukeshimana Neriya Mukeshimana Neriya ni umugabo ni umugore yatwariye umugabo niyo ndatwite ntabwo yababa we Mukeshimana niwe koko
muganga wenda apfuye rero none nicyo bamuhoye mwabana iwe Keza we Mukeshimana n'umuturanyi wanjye hari ako kazi yigo ndamuzi baramuzi n'umuturanyi wanjye we Mukeshimana Nerea rero niwe Mana yanjye we Mukeshimana uri umugome uragatsindwa na Nyagasani gukora uriya Mukeshimana Nerea kubera yuko nawe yagiye mu barozi bafite imbaraga kandi bakomeye ngiye kohereza ihembe ryanjye Karundo Mana yanjye we n'imbaraga yakoreshaga ukuntu yanzaniraga ibiryo buri munsi uburyo uwo mwana azabyara neza nta n'ikibazo agomba kugira ariko agomba kuza agashimira ababyeyi kandi n'amafaranga yanjye namara gukira amahitamo yose abana muranyumva shayo ayo ntabwo ari ayanjye n'ay'ababyeyi turabikora reka ubwo tumureka abanza aruhukeho ubwo namara gukanguka tubona yakiza ameze neza turahita tuguhamagara yego dada kwa dada rabia sawa 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 ubwo reka tumureka abaruhutse mumureka baruhutse namara kumera neza mu mumagare nta kibazo sawa ngira ngo muri kubibona rero ko Farida avuye kure muganga yamukozeho riraka yamuvuye kandi rwose byagenze neza ngira ngo muri kubibona uko yari ameze mu kiganiro cya mbere muri kubona ko noneho bitakimeze nka mbere abasha no kwicara kuri kwikandaza ndikumva niba nyine musiko ndikumva nta kintu kimwe ndikumva wabaye paralize se ntago amaguru ari gukora ndikumva nyine ko sinyirukumva kandi yicaza neza ndebe egama neza noneho ariko nihanagura ayo mata unyuza ku gatambaro byongeye bikamfata oya nese amatura yagumana muganga yabikubwiye nyuza agatambaro bireke gushokera mu matwi gutyo uraza gukaraba Farida rero nyuma y'iminsi myinshi utameze neza urwaye udasohoka mu urumva umeze ute muri kano kanya mba nishimye nuko atari bishoboka nuko nambaraga ndazihagije mfite mu maguru kebyine ariko numva uko biri mbere na mbere ngira umwana mu nda ameze gute kandi yari amaze igihe adakina Mana yanjye uwo muganga si ubwo kumzanisha amaguru ko yakuryaga yari yarabyimbye mu maguru uri kumva bimeze gute hari cyahindutse naho shamba ntabwo kubabara ahubwo se igihe cyose nasinzire nkiri hano yego twakurindiriye ko yavuze ngo tukurinde urusinzire banze uruhuke nyine bigende bigushiramo ukasinzira kandi ako ntabwo nuza gukanguka tubone kuza kumuhamagara ariko nagira ngo mbere na mbere nk'umuntu ukangutse wenda uko biri kose ufite akabaraga gake ariko ntabwo uri kuribwa nagira ngo nkubazeho gato ko naje umuntu akandangira akambwira ko utari hano nkavugana na wa musista mwari muri kumwe kuki utakiba ahandi rero Keza inkuru ndende nabuze ukuntu muvugisha kubera ikibazo cy'ubushobozi bukeya nabuze amayinite ngo uhamagare afate mikoro noneho ufite imbaraga ni ukuvuga ngo njyewe nararebye mbona ibintu biri kugenda byanga ubwo nawe murumuna wanjye hatangiye kujya agenda ubwo nyine nawe yaragezeho kwirambirwa nanjye akandambirwa ariko yaragerageje ntacyo namushinza Imana irabizi habura umuntu umfasha ndangije ndavuga uti ngo mbona ntameze neza nshobora gupfira mu nzu adahari ugasanga abaye ikibazo ndangije mpamagara umushuti wanjye nza hano i Remera namwe murabibona ukuntu hameze kandi ubwo noneho n'ikibazo mfite n'igihe cy'inzu cy'abandi cyageze urumva nyine ni intambara n'ibibazo noneho kuba nta n'umuntu mfite uri kumfasha biragoye niyo mpamvu waje kuba uri hano niyo mpamvu naje kuba ndahangaha ariko ndabona nibikomeza kwanga nzataha ariko gukira ndumva norohewe Imana ifashe nka mbere hari ibintu muganga wenda ntago ndi kubaza ibintu byinshi turimo gusoza n'ubundi hari ibintu muganga yakomeza atsindagira avuga ngo watwaye umugabo wundi mugore kandi avuga ko ari nawe wakuroze kandi uremera ko umuzi ndamuzi Mukeshimana uramuzi ni umuturanyi wanjye yajyaga nzanira ibiryo gitondo akaza agateka igikoma gutya murumuna wanjye yabaga adahari nyine ni umuntu twakundaga kuba turi kumwe ni abaturanyi banjye gutya uwo mugabo se waramutwaye Mana yanjye buriya wenda ni kwa kundi abantu baba baziranye n'umuntu akakeka ibindi njyewe ukuntu nziranye n'abo bantu nimutse mbasanga Kimisagara urumva ngezeyo mbambira abaturanyi nkajya njya iwabo bakaza bakampahira umugabo bakaza gusindira iwanjye nyine bizinesi igihari tugasangira
n'umugore akaza bagasangira, nkabona umugabo aragarutse, umugore asigaye mu rugo, umugore namuvugisha mu gitondo ntamvugishe, nkenge nkavuga ati buriya yaravuganye nabi n'umugabo kubera ko yatinze gutaha. Mpamvu kandi niba yamubonye yavuze ko yamukubwira aramumenya, anavuga ko agomba kumukwereka kuko n'isura ye yayibonye. Kandi urumva ko uwo mugore umuzi munaziranye, kandi koko nta muntu waguhemukira gutyo ntacyo mupfa, bivuze ko hari ikintu mupfa. Ariko ibyo ntituri bubitindeho, ndabibona ko nta mbaraga ufite urembye, ahubwo wa mugani nkureke ubanza uruhuke bihagije. Ikindi gihe nuba warakize umeze neza, tugomba gushaka amafaranga y'uriya muganga ni 150 bisigaye kumuhereza. Ubwo rero nawe wowe kabyara we niba ujya kuguza hehe, uguza inshuti n'abavandimwe. Kemba baranongere nsaba abantu ikintu kimwe, sibyo? Wenda nshimire n'umuntu wa Kirehe umaze iminsi uri kunsengera, kuko iyo yansengeraga nasinziraga. Ni ukuvuga ngo nk'abantu mwe, nta muntu utasaba ubufasha kuba nari mfite business igahomba, si uko nabaye umunebwe, ahubwo nuko habayemo ikibazo. Ni ukuri mungirire impuhwe pe, mungirire impuhwe, nanjye ndafasha, iyo ndi muzima namwe mumfashe. Ayo mafaranga ndebe ko nayabona nkishyura uyu muganga, nimumfashe mutitaye ku by'amateka yanjye yashize, ntago nkiruriye. Nubwo mwumvishe n'ibi ngibi bishobora kuba byarabaye ari muri cya gihe n'ubundi ibintu bitari bimeze neza, nkiri wa Farida wa kera w'umusazi, ariko ubu naratuje. Ntago natuje kuko narwaye, nuko nari nyine kubaka nkambona bitari kunkundira. Rwose mungirire impuhwe, ndabasabye, ndabatakambiye, mumfashe pe, nimumfashe. Reka dusoreze hano, ubwo nyine inshuti n'abavandimwe barabyumva, umuntu akora icyo ashoboye, ko ashobojwe niko umuntu atanga. Reka tukureke uruhuke, tuzongera tuganire umeze neza, nawe warakize, utubwira uko bimeze n'ibyo byose muganga yagiye avuga by'umwana ngo undi mugabo, ntabwo najya kubigubaza ubu ngubu, n'ubundi ntabwo urasubira ku murongo neza, tuzabivuganaho neza ikindi gihe umeze neza. Ciao ciao, tuzagira icyo nakoze.